Muraho neza ni ubwoko IRIBAGIZA. Mbere yo kugira ikintu rero mbabwira banza urebe kano kantu. Bakunzi ba filime inzira y'umusaraba, aya ni amakuru meza. Nimba ukunda filime inzira y'umusaraba, hano hagiye kujya hatambuka bimwe mu bice bya filime inzira y'umusaraba. Rero kandaho subscribe nk'uko IRIBAGIZA yari amaze kuba yababwira ati mubanze murebe aka kantu. Niyo makuru meza twari tubafite, ariko hari byinshi tugiye kuba twababwira. IRIBAGIZA nawe araza ababwira ibindi mu nyuma. Ese ibintu biraza kuba byagenda gute? Ese ujya ukurikirana filime inzira y'umusaraba? Nimba uyikurikirana, jya hasi muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe, uvuge abakinnyi umaze kuba wamenyamo, abakinnyi ukunda, kugira ngo uzabashe kwegukana ibihembo bigiye kujya bitangwa ku bantu bareba filime inzira y'umusaraba, yuko bagiye kujya bahabwa ibihembo. Rero ntuzacikwe, icyo usabwa ni ugukanda subscribe hano kuri ino channel kugira ngo uzajye ubasha kuba wamenya buri makuru yose agiye kujya abageraho, yuko ni ibintu byiza cyane bigiye kujya bigaragara hano kuri ino channel, kugira ngo nawe uzabashe kuba wakegukana ibihembo. Nuko utanga ibitekerezo byawe hano hasi muri comment, kandi nimba nta n'ibitekerezo ufite byo gutanga, ugashyiramo emoji y'umutima kugira ngo turebe ko tuba turi kumwe n'abantu bakunda filime inzira y'umusaraba. Rero ni ibyishimo gusa kuba ubashe kuba wagera hano kuri ino channel. Iri tangazo ntiribashe kuba ryagucika, kandi iyi video yisharinge abantu benshi cyane kugira ngo uzagire amahirwe menshi yo kuba wabona ibihembo nimba ukunda filime inzira y'umusaraba, yuko ni ibintu byiza turi kugenda tubategurira. Wenda ukatubwira ati Rugema ubona kina gutya, ukatubwira buri kintu cyose ubona gikwiye aho hasi muri comment. Icyo ubona kitari kugenda neza nacyo ukabasha kuba wakivuga kugira ngo tugikosore. Nayo makuru meza rero twari tubafitiye na IRIBAGIZA nawe. Niyo mpamvu mwabonye ababwira ati mubanze murebe kano kantu, kubera ko nta kantu keza nyine kari kugenda kabategurirwa. Nimba nawe wishimiye ko ibi bintu byazaba, jya hasi muri comment utangemo ibitekerezo byawe, kandi ni mwebwe muraza kuba mwabigiramo uruhare. Nimba nawe ubasha kuba wakurikira filimi inzira y'umusaraba, uzabasha kuba wakegukana ibihembo. Ni ukujya bakubaza amazina y'umukinnyi yonyine, ubundi ukavuga n'icyo ubona akina, n'icyo ubona akina cyakubabaje cyangwa cyagushimishije. Buri mukinnyi wese ukajya uvuga icyo ubona icyakubabaje n'icyagushimishije, byose ukajya ubivuga. Rero niyo mpamvu tubabwiye ati mubanze murebe iyi video kugira ngo nawe utazabasha kuba wacikanwa n'aya mahirwe yo kuba ukurikira filime inzira y'umusaraba, ukazabasha kuba wabura hano kuri bino bihembo byacu. Byose bizajya bibera hano kuri ino channel, ariko icyo musabwa ni ugukandaho subscribe muri benshi kugira ngo muzajye mubasha kuba mwabona izindi gahunda zigenda zikurikira. Kandi muri filime inzira y'umusaraba twamaze kuba twabonamo ibintu byinshi biri kugenda bishimisha abantu bari bategereje ko IRIBAGIZA anywa umuti, nabo bagiye kuba babibona, kubera ko ni mu minsi mikeya iri imbere. Rero urumva ko ibintu bigiye kuba byaba byiza, noneho ibintu bigiye kuba byarushaho kuba byaryoha, noneho kuva n'abakunzi ba filime inzira y'umusaraba bazajya babona ibihembo kandi bishimishije. Ese abantu bari kwibaza ati bazajya bahembwa iki? Rero byose tuzabibabwira kugira ngo muzamenyeshwe. Nuko urakanda hano subscribe kuri ino channel, kandi ukajya hasi muri comment ukaba uwa mbere, kugira ngo turebe ko nawe uba wakurikiye filime inzira y'umusaraba, kugira ngo wongere kuba nawe wagirirwa amahirwe yo kuba wabona kuri bino bihembo bizajya bihembwa abakunzi ba filime inzira y'umusaraba. None se banyarwanda, murumva ibi atari ibintu byiza rwose? Aya si amakuru meza yakabaye abageraho. Rero kanda subscribe hano kuri ino channel kugira ngo utazabasha kuba wacikwa n'ibi bihembo turimo tubategurira, kandi ni byinshi. Kandi usharinge iyi video, nakubwiye ati ibi ni ibihembo bizabasha kuba byahabwa abakunzi ba filime inzira y'umusaraba. Nimba nawe uyikunda ukaba uyireba, ntago uzacikwa muri bino bihembo. Nubasha kuba wakora ibyo umuntu yabashije kuba yagusaba hano hasi muri comment, ni ugutanga subscribe ugatangamo n'ibitekerezo byawe.